biro by'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda ni Maître Alain Mukurarinda. Muri amahoro? Ni amahoro, ni amahoro. Cyumweru mugitangiye neza cyane n'akazi kenshi nk'uko bisanzwe kandi gakomeye. gakomeye hari abagabo bakunda kuvuga ngo dufite akazi kenshi kandi gakomeye. Ya no kukitaho ntabwo ari imikino. Ya natwe tumeze neza, twizere ko nawe dukurikiye mwatangiye icyumweru neza. Tugiye kugaruka ku ngingo irebana n'ibyabaye ku itariki ya 3 z'uku kwa gatanu, ngira ngo nibwo twari twicaye hano muri office tuganira nabwo tunagaruka ku bwisanzure bw'itangazamakuru urabyibuka. Icyo gihe rero hari igisasu cyaguye mu nkambi y'impunzi iri Mugunga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gihitana abantu babarirwa mu 9, abandi barenga 30 barakomereka. Ako kanya umuvugizi w'ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga Matthew Miller ati iki gitero cyaturutse mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda na M23. Biratangaje, birababaje, ni bisanzwe. Ni ibisanzwe, basanzwe babivuga. Ariko ku gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika biratangaje kandi ntibisobanutse. Umuntu yanakwibaza uko kwirukankira kubitangaza, uko kwirukankira kuvuga bimwe n'ibyo guverinoma iharanira demokarasi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize ku murongo. Niyo mpamvu mvuze ko bisanzwe, kuko ngira ngo umwaka cyangwa imyaka igiye ku 2 gahunda ari ukuvuga umuyobozi wese wa guverinoma ya Kongo guhera kuri perezida wa Repubulika kugeza kuri mutwara sibo, yuko aho ugiye kuvuga hose mu nama igihugu usuye, ibyo waba ugiyemo byose, yaba imyitozo ngororamubiri, yaba inama ku bidukikije, yaba mu muryango w'abibumbye, ibintu byose bagomba kubirundira ku Rwanda. Ndavuga ibintu byose bitagenda muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Kongo. Niba rero n'abanyamerika nabo batangiye kujya muri uwo murongo, nibyo uvuga ntibiratangaje, ntibinasobanutse. Ntibisobanutse kubera yuko no mu itangazo ryabo uretse kubivuga gusa nta kimenyetso na kimwe batanze bashingiraho. Bisobanuka gute ko ushobora kuvuga ngo igisasu giturutse aha ngaha kirashwe na kanaka, nta kintu ushingiraho? Mu minota nta munsi wari ushize ibyo bintu bibaye. Ese wakoze iperereza? Ese wabajije ankete? Ese ko ufite tekinoloji zihambaye wafotoye ku buryo ufite amafoto wagaragaza? Ese unayafite bwo ko niba ari satellite bakoresha, ko satellite idahagarara ahantu hamwe igenda izenguruka, naya mahirwe byahuriranye no kugira ngo icyo gisasu nikijya kugenda ibigeze aho ngaho, uretse ko ushobora no kuyizana ukayishyira aho ngaho. Iki gihe ushyira aho ngaho uje kugira ngo ntagira ikigenda ugifotore byakumvikana. Ariko nabwo banakubaza batari ko se n'ubundi ayo makuru yamenye gute ku buryo isaha runaka bagiye kurasa satellite ikaba iri aho ngaho. Ni ibintu rero bitangaje kuba uko kwihuta, uko gutanguranwa. Ariko ni ibintu nanone bisanzwe, kuko izo mvugo u Rwanda rurazimenyereye ndetse n'amahanga amaze kuzimenyera. Gusa ikigaragara nuko ntacyo zimaze, ntacyo zikemura. Impamvu ntacyo zikemura nuko ntaho zihuriye n'ibibera koko hariya ku butaka bwa Kongo muri kariya gace. U Rwanda rero ntabwo ruzirengera uko iyo miyoborere ya guverinoma ya Kongo idahwitse. U Rwanda ntizirengera uko kunanirwa kwa guverinoma ya Kongo ku bushake, kunanirwa ku bushake kugarura amahoro muri kariya gace. Ubwo turaza kubigarukaho impamvu umuntu avuga kunanirwa ku bushake. U Rwanda ntabwo ruzirengera ibyo bisasu biba byaguye mu nkambi, rufite n'izindi nkambi hano, kuko abari mu nkambi ni abahunga iyo mirwano. Ni kimwe n'abaje hano barenze 100,000 bahamaze imyaka n'imyaka. U Rwanda se rurajya kurasamo igisasu ku bigende bite? Iyo M23 bavuga niba ari abantu bayihunga, ndetse rimwe na rimwe nayo tujya twumva ko abo banahunga imirwano harimo n'abo irwanira, ifite ibibazo ibaza bahuje.
irajya kubarasira se, iyo irabarasira irarasa abantu bari mu nkambi, kandi bamwe muri bo aribo bavugira ari bene wabo bahuje ibibazo. Urumva ko harimo no kwivuguruza, kurasa mu nkambi. Hanyuma rero hari n'ikindi kitagomba kwibagirana, amakuru arahari atangwa n'imiryango itandukanye ikorera hariya mu burasirazuba bwa Kongo, yamye ikoma akaruru ivuga iti ingabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, zifatanyije na Wazalendo na FDLR, zifatanyije n'abacanshuro bavuye i Buraya, bo babita ngo ni aba instructeurs, zifatanyije n'ingabo zo muri SADC, zashyize ibitwaro bya rutura hafi y'inkambi no mu nkambi, ariho zirasira abo barwana nabo. Ayo makuru yaratanzwe, ko yatanzwe se n'imiryango ikomeye yabivuze ku mugaragaro, ikoma akaruru itabaza ati nyaboneka kuki guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo departement y'ububanyi n'amahanga, yakwihutira gutangaza ibyo nta nkete, nta perereza ribaye, ngo nibura ninabitangaza muri iryo tangazo ivuga ati dushingiye kuri iki n'iki turashinja aba n'aba. Hanyuma rero ejo hasohotse n'irindi tangazo rya Union Européenne, ry'umuryango ubumwe bw'Uburayi, bose ko ntawe bashinja, ariko bakanasaba ati ni ngombwa ko habaho iperereza, ni ngombwa ko habaho ankete. Biratangaje rero nibyo navuga kubona imvugo ya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari i Buraya, imvugo cyangwa se inyandiko za Ministre ubushinzwe itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma bahuza neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo bisobanutse. Ubundi se hariya hantu hafi y'inkambi hari ibirindiro bya RDF? Ko bavuga ngo ni RDF na MV. Ibirindiro bya RDF uzaho biri biba mu Rwanda. Yes. Ni nabyo nkubwire niba biri hariya wihutira gute kubivuga utanagaragaje ko ariho biri koko, ngo bishyire muri iryo tangazo uvuti dore barahana. Niyo mpamvu nibo barashahana. Ariko bisa naho na guverinoma y'u Rwanda mu itangazo yasohoye itahakanye ko hari ingabo za RDF ziri hariya. Bisome aho hantu uvuga ngo bisa nuko ujye bisoma kuko biranditse, by'u Rwanda biba byanditse, ntabwo ari mu magambo. Aho hantu uvuga ko bisa nuko ibirindiro byaba biri hariya ni hasome tuhabwira Abanyarwanda. Yavuga ko ntaho mwahakanye ko bidahari. Oya, mwavuze muti nta birindiro bya RDF. Hari ibirindiro wabonye mu itangazo ry'Abanyamerika. Nabyo ibyo nibyo uzanye nawe. Ry'Abanyamerika riravuga ko igisasu cyaturutse mu birindiro bya RDF na M23. Biri hehe? Nyine vuga ku rubuga rwa X. Oya, ibyo birindiro biri Amerika yamaganye bikomeye igitero cy'uyu munsi cyaturutse mu birindiro bya RDF na M23. Yehehese mu Rwanda se muri Kongo se. Nyine nabyo bivuga ngo nibyo nyine nkubwire nti ntago bisobanutse, barirukanswa n'iki. Niba bavuga ko hari ibirindiro nibavuga aho biri. Niba bavuga twigeze gukomboza kuri tekinoloji, iyi satellite ishobora kuza igafotora hari akantu mperutse kubona mu makuru yuko abasoresha, reka tuyite Rwanda Revenue yo mu Bufaransa, basigaye bajya kuri Google Map bakareba abantu bose mu Bufaransa bafite piscine batadekaraye, coko bakajya kubasora bati muze mu dekarare dahere wowe wubatse piscine nta autobatiri yayo ufite. Hanyuma saburo amande akabarahise ntago bayisenya, bamara kuyigera bamara gutanga amande bati imisoro uhibatse ryari ugasura ugashyira aho ngaho. None se uravuga ngo ibirindiro wazanye satellite ukagira warangiza, cyangwa se indi tekinoloji cyangwa andi makuru baguhaye, dore ibirindiro aho biri ahantu hakambitse ingabo wananirwa kwerekana kuri iyi si icyo wita ibirindiro. Iyo uvuze ibirindiro ntabwo mva umusirikare umwe, nibura abantu nk'ijana n'intwaro zabo izo arizo zose wananirwa kuberekana. Ari nabyo tuvuga ati abantu barirukanswa n'iki, niba bafite ibimenyetso babitanze, niba batanabifite babanje bagakora iperereza. Nta makuru ibihugu byombi byasangiye mu gikari wenda y'iki y'ibi ngibi Amerika ibashinja. Wowe mu gikari kandi biri ku karubanda, iyo bitajya ku karubanda se buri hano. Hari ibijya mu itangazamakuru hari n'ibindi inyuma y'amarira. Nta yandi nayangaya, hari itangazo basohoye u Rwanda rwagize icyo rurivugaho, ngira ngo ni nacyo cyakuzinduye.
ariko hari ibyo muduha hari n'ibyo mutaduha. ibiheze bwaho uyu mugabo ndamugira ndera nicyo nshaka kuvuga. yes none se ndibuze ko hari ibyo tutabaha kuki ubona ko noneho nabiguha hano uri kumwe ibiri mu itangazo tukanavuga n'ibiri mu itangazo. oya ni ibyo nta bindi. Ariko urumva Amerika nacyo nawe ukomoje uti tekinoloji tujya twumva ivuga ngo abaturage bacu muri Kenya ni urugero mwe mwirinze mu minsi ibiri ashobora kuba igitero tukabona kiranabaye. Reka rero mbabwire Amerika ubwo ntishobora kuba n'ubundi hari andi makuru yabasangije uyu munsi n'ayo mafoto ni iki mutaduhaye yayasangije se rubanda yabwiye ishyizeho ririya tangazo ku karubanda ikabanza karubereka. Wibwira se ko yaba yayasangije rubanda mwayabonye wakwiruguza hano no ubu n'ubuje uyafite dore ibyo bavuze ngibi aho gusobanura ibi ngibi aho ngaho niho hari ikibazo. U Rwanda ntiruzakomeza kwikorera inshingano z'ibisasu biraswa ku nkambi z'imbere mu gihugu hafi ya Goma cyangwa se ngo rwikorezwe inshingano z'inzego z'umutekano n'imiyoborere idahwitse ya guverinoma ya Kongo. Wambwiye iki turakigarukaho. Yes turakigarukaho nyine tugaruke kuri ibyo bisasu biraswa. Nakubwiye ko hari imiryango itandukanye bashaka kubaza yanabitangaje tutaravuga hano Médecins Sans Frontières kuki batajya kubabaza. Uyu munsi hari abaturage birirwa baraswa n'ubu ngubu tugiye ku mbuga nkoranyambaga hari udufotojo twaze dusirikira dutembera nyine kuri izo mbuga nkoranyambaga barasa umubyeyi ahagararanye n'undi muntu umubyeyi kubita hasi mu gihe uwo muntu arimo atabaza abantu bamaze kuza aragenda avana umwana yarahetse mu mugongo aramutwara umubyeyi agomba kuba yarahaguye. Hari imvugo zibazwa abantu iyo ibyo bintu bigikorwa bati mwebwe muba hano ni bandi babarasha mwebwe muba hano ibisasu umuntu biturutse hehe bati ni bandi bari hari hakurya bari kurasa ni bandi bari hakuno bari kurasa. Ibyo byose biri ku mbuga nkoranyambaga bakabivuga abaturage bagowe bari igoma no muri ako karere bakavuga ubarasha. Ubwo se urashaka kuvuga yuko umuntu wicaye muri birometero 15,000 arusha uwo muturage uri mugenda muri quartier mutuyira hagati y'amazu ahunga amasasu bamwe akabafata nk'uwo mubyeyi nkubwiye basanze ari mu kayira hagati y'amazu ahetse umwana we ubanza yari yapfuye. Urashaka kuvuga ko ngo n'ukuri muri Amerika n'ukuri mu gihugu cy'igihangange urusha abantu barimo babaho ibyo bintu urusha abantu abo bantu ibintu birimo bibabaho warangiza wowe ukaza kuvuga ibitandukanye n'ibyo bavuga bo barimo babyivugira barimo babibaho hakaba n'igihe babivuga amasasa baca hejuru ukabona barunamye barirukanse ngo ritabagwaho. Ibyo bintu rero nabyo bigomba gusubizwa muri navuga mu bihe biberamo naho bibera ababibamo kuva mu gitondo kujya nimugoroba bakararwa ntambi mu gitondo bagakomeza abahunga aho basha guhunga ari abahungira muri Kongo mu nkambi zaho ari abo basha guhungira mu Rwanda abo nibo ba mbere bakwiye kubazwa amakuru. Nta nubwo ari ngombwa kubaza amakuru kuko amenshi aravugwa. Hari noneho ubu twavugaga abaturage tuvuga ko abaturage bashobora kuvuga ngo barabeshya da cyangwa barimo amarangamutima. Hari abanyamakuru bamwe banabigwamo bahari abanyamakuru baba bari itangaza amakuru risanzwe baba bari kuri YouTube bari bahehe bafata riske birengera ingaruka zo kujya habera imirwano. Abo bantu se ubarusha iki ku buryo ugomba kuvuga ngo ugomba kuvuga ibitandukanye cyangwa ibihabanye n'ibyo bivugira baba babayeho ngo nuko gusa ushaka kuvuga imvugo imwe nk'iya guverinoma ya Kongo. Tubibuze ko ari gahunda yashyizweho igashakirwa ingengo y'imari kugira ngo aho buri wese avuze yaba umuyobozi wa Kongo yaba umukinnyi yaba umuhanzi apfa kuba abonye hari abamwumva apfa kuba babonye uruvugiro rutuma abantu benshi bamwumva. N'ibyo ngibyo agomba guhita bavuga. Ni nabyo ubushize bambazaga ariko kubera iki bivugwa u Rwanda ko barusabira ibihano ntirufatirwa ibihano uretse ko na diplomasi y'u Rwanda igomba gusobanura ntabwo igomba guterera agati mu ryinyo. Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri ugomba kumenya nuko abo babwirwa ntabwo bayobewe ibikorerwa aho ngaho. Bamwe ni nabo banyamerika uretse none se niba mukanya uvuze Médecins Sans Frontières Médecins Sans Frontières yashinzwe n'abanyarwanda cyangwa n'abakongomani
si umuryango washinzwe n'abafaransa, uretse ko ubu ngubu wabaye mpuzamahanga. None se niba uvuze ubu se kuki niba ririya tangazo twavuze rya Union Européenne atari fake, kuko nabyo bijya bibaho, uretse ko tutabonye bari beshyuza, kuki bo batagize uwo batunga agatoki cyangwa bashinja? Wenda barashaka kutadobya gahunda y'amasezerano wivuga ngo wenda u Rwanda rwagiranye nabo. Wivuga ngo wenda mujye mugendera ku byanditse, ntabwo ari ibicucu, ntabwo bayoba ubwenge, nta nubwo babuze amakuru. Rimwe na rimwe harimo no gushyira mu gaciro. Biranashoboka ariko no kuvuga ngo nidutunga urutoki uyu nguyu byakwica wenda n'ibiganiro cyangwa se n'imishyikirano twakwifuza gukoresha, byatwicira pozisiyo dushatse kuba umuhuza. Ibyo byose kuko nibyo mvuga nti nabonye n'ubuhuza bwa Amerika bwakemanzwe kuba ifite uruhande ibogamiraho. Bwakemanzwe nyine none se ntibugamye, ariko uyu munsi iza kuvuga iti nyaboneka kubera impamvu izi n'izi kubera ibi n'ibi dushingiraho wowe gasopo, icyo gihe ntabwo aba abugamye. Ariko uragendo ugafata pozisiyo imwe ukajya mu mujyo umwe, n'ibyo guverinoma ya Kongo n'abayobozi baho bashyizeho bagashakira gahunda. Turabizi ni imvugo zateguwe, mujye muvuga gutya iyo mugeze aha nta kindi mugomba kuvuga. Uyu munsi wagira ngo muri Kongo umutwe uhaba n'umwe w'abanyekongo urwanya guverinoma ya Kongo witwa M23. Ku isi se ninde wabeshya ko haba umutwe umwe hariya w'abanyekongo? Ku isi se ninde uyu munsi wabeshya ko hari imitwe 2, 3, 4 y'abanyamahanga iba muri Kongo ishaka guhungabanya umutekano mu bihugu byabo bituriye Kongo? Ibyo wabibeshya ndi. Ariko kubivuga ukagira ngo ukuvuga ibihawanye n'ibibera ku butaka bwa Kongo ukagira ngo niko kuri, ibyo niko kwibeshya, ibyo niko gutuma ibibazo biri hariya bidakemuka. Amerika iracyari umufatanyabikorwa w'u Rwanda na n'ubu rugeretse. Kuba abantu uzababaze nibo batangaza ibyo ngibyo uzababaza abanyamerika, n'ibyo uzababaza uzafate umufatanyabikorwa w'u Rwanda kuba yahengamira kuri Kongo, ibyo abari uzabibaza. None se bibaza guverinoma y'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yavuze icyo itangaza uko ibona kuri uko guhengama, kuri uko kwihutira gufata ibyemezo cyangwa se kugira ibyo utangaza ntacyo ushingiyeho. Ibyo ngibyo rero wabibaza abanyamerika, nibo babitangaje. Ibintu mutangaza mushingiye kuki? Ibintu mutangaza ko tubona bihuye gusa n'imvugo zashyizwe na guverinoma ya Kongo, haba hari ibimenyetso birengejeho guverinoma ya Kongo nayo idatanga. Ibyo abo nibo babibaza, ntabwo ari guverinoma y'u Rwanda yajya kubibavugira. Ariko nk'umuntu mukorana umufatanyabikorwa buri munsi hari impamvu ibyo twabimubaza. Niyo ubana n'umuntu mu nzu ukabona imyitwarire irahindutse, hari icyo utekereza. Oya, ibyo byo gutekereza nk'ibyo ngibyo Amerika yakoze. Ntabwo rero ibyo iyo tujya gutekereza natwe turakuvuga ibindi cyangwa se tukicecekera, uretse ko nuko byanatangajwe ku mugaragaro icyo u Rwanda rubivugaho, ntabwo bivuze yuko rutanamubaza, uretse ko n'ubundi Rwanda mubajije ku mugaragaro. Urashingira kuki ukora ibintu nta perereza? Ko wari umuhuza bite ko utangiye kubogama? Ibyo se si ibibazo nabo bashatse basubije, haba ku mugaragaro cyangwa se no mu zindi nzira. Turacyari mu minsi 100 yo kwibuka aba banyamerika ni nabo mu gihe cy'icyunamo, mu cyumweru cy'icyunamo Blinken yanditse ati kwibuka mu mvugo zipfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Abanyamerika nibo mu minsi yashize nabwo ubwo yazaga mu Rwanda avuga ati ndacyura Paul Rusesabagina, nibo bakomeza bagaruka. Kubera iki mu bufatanyabikorwa u Rwanda rufite Amerika ari ikomeza isa nkaho irujombajomba? Hazo kuki ukumbaza imyitwarire ya Amerika, ko bazano nyine ntimuze kubabaza cyangwa umubandikire ko ibyo batangaza bafite naho babyandika kandi bagashyiraho za adresse za mushobora kubabaza. Twebwe mujye mutubaza ibirebana na guverinoma y'u Rwanda na position ya guverinoma y'u Rwanda, nta kutubaza imyitwarire cyangwa ariko umubano namwe urabareba ko ni reciprocity. Umubano so kandi ujanye mu w'abanyamerika n'u Rwanda hari icyo wabaye. Ntago kuba umuntu avuga iyo umbwira ngo umuntu arabana n'igihugu, ntago kuvuga icyo utekereza uko ubibona biba bivanyeho umubano. Ntago kuvuga icyo utekereza cyangwa uko ubibona biza n'igitotsi mu mubano. Urabivuga n'undi akakubaza
akagusubiza abantu bakaganira. Nta kibazo rero gihari wizanamo iby'umubano, nta kibazo gihari. nyamara iyo ababanyi batari kumvikana hari ikiba kitagenda, iyo batari kuvuga iyo ni imyumvire yawe. Kandi nakubwiye ngo niba wumva hari ikitagenda sibyo giturutse kuri ibyo ngibyo uvuze by'imyitwarire y'Abanyamerika na guverinoma yabo, wabibabaza. Utabasha kubibabaza imbona nkubone, wabishyira mu nyandiko ukabandikira ukareba ko basubiza. Ntabwo ari guverinoma y'u Rwanda ijya gusubiriza imyitwarire yabo, ahubwo guverinoma icyo ikora ni iki, ni nk'ibi ngibi bakoze nyine, ibyo irabibaza cyangwa se ikabisubiza ku mugaragaro, ikavuga icyo ibitekerezaho. Ariko ntabwo irengaho ngo ujye no kubatekerereza ngo baba babivuze ku mpamvu izi n'izi. Muti uruhande rwafashwe na Amerika rutuma hibazwa uburyo yakwizerwa nk'umuhuza mu karere, kandi bigabanyiriza ubushobozi bwo kugira uruhare mu gushaka igisubizo cy'amahoro cyane. Niba wari umuhuza, twigeze kubiganiraho cyangwa se na bagenzi bawe n'inama zimwe na zimwe bigeze gutanga bati mwa bihugu byombi mwe nimugabanya abasirikare ku nkiko ku mipaka y'ibihugu byombi, nabo barabyemera ko babitangaje, barabyemera yuko bari banyuze Kinshasa, banyuze Kigali, bari umuhuza. Iyo uri umuhuza wirinda kugira aho ugamira. Uyu munsi rero niba utangaje ibintu nka biriya mu buryo bwihutiweho, ukabitangaza udagaragaza icyo ushingiraho, ukabitangaza by'umwihariko bisa n'ibyo umwe mu bo uhuza avuga, yagize indahiro mu gihe cy'imyaka 2-3 ishize, n'ubu ngubu rugeretse, aho ngaho umuntu wundi ku rundi ruhande nawe ntabwo yabura kubyibazaho, nta n'ikibuza kuvuga uko abibona, uko abitekereza. Niba wabogamye se ejo uzaza kuba umuhuza gute? Ariko niba wanabogamye nako niba wagaragaje icyo ushingiraho, byo ntabwo unigeze kubikomoza, ntabwo byita kubogama. Nta mpamvu rero icyo ngicyo guverinoma y'u Rwanda itakibaza. Hari ahantu havuga ngo u Rwanda ntiruzakomeza kwikorera inshingano z'ibisasu, ruzakora iki? Kwikorera inshingano z'ibisasu, icyo rwakoze ni ikizi. Rwagaragaje yuko atari rwo rwabikoze, icyo ni icya mbere. Rwagaragaje abavuga yuko guverinoma ya Kongo nayo ifatanyije nabo aribo bajyanamo ibitwaro bya rutura byo kurasa ibisasu. Rusaba yuko ibyo bintu byakorwaho iperereza. Ikintu ushaka ko rugaragaza ni iki? Rugomba kuba kereka rucecetse na runacecetse, ubwongo bwazungura uti dore mwacecetse atendam ndetse iyo muvuga nibyo ngibyo rero. Ese nk'umuvugizi wa guverinoma wungirije, u Rwanda ruracyahakana gufasha M23? Nk'umuvugizi wa guverinoma wungirije, hari uwakubwiye ko M23 yananiwe kwirwanira? Hari uwakubwiye ko M23 yananiwe kwirwanira? Hari uwakubwiye yuko guverinoma ya Kongo itagira icyo igicunga muri kariya karere gahuriyeho n'ibihugu? Dufate kariya gace gusa, hari ibihugu bingahe? Reka dufate ibyacu gusa: Burundi, u Rwanda, Uganda na Tanzania. Hari ibihugu 4 bihana umupaka n'icyo gihugu. Icyo gihugu ubwacyo kivuga ko kitaha genzura. M23 irwanira haruta u Rwanda nk'inshuro 10 ufashe Kivu na Kivu zombi. Nubwo hahani umupaka n'ibihugu nkubwiye. Mwigeze mwumva M23 ivuga ngo yabuze aho ivana abasore? M23 yabuze aho ivana intwaro? Imipaka yose ifunguye. Ntabwo uransubiza. M23 yigeze ivuga ko ikeneye ubufasha bwa guverinoma y'u Rwanda. Perezida Kagame ngo kuki utakabaye uyifasha wowe? Abaza umunyamakuru wa FB. Yes, yasubije utakabaye uyifasha. Yes. Kubera iki batayifasha niba ifite ibyo irobandika bimaze imyaka 10-15? Si nko kwemera ko ubwo ruyifasha. Oya, hari se kuki abyemera? Kuki ushaka ngo si nko kwemera? Abyemeye mutwara iki? No, nanjye nakubajije, mwigeze mwumva M23 itabaza ishaka ubufasha? Yabuze iki se kugira ngo ibe yabona? Niba ufite se yatabaza nyene yabuze nuko rero. Yes, yabuze iki kugira ngo isabe ubwo bufasha? Irakubwira, ndakubwira ko ahantu bari, aho bakomoka, ubwo butaka buriho buruta ubw'u Rwanda inshuro nibura 3, 4, 5. Samba y'agaciro barata muri Kongo ntibayabuze.
si amashyamba barata ntibayabuze, si ubutaka bwera ntibabubuze. Kuki mwumva yuko u Rwanda rugomba kujya kubafasha? Nta n'ibyo basabye. Kuki mwumva yuko niba bashobora gucukura amabuye y'agaciro barata, gucuruza ayo mashyamba, gucuruza ayo makara, guhinga, kuki mwumva batabikora bakavanamo amafaranga bakajya kugura ibyo bashaka bakeneye byose? Kubera iki? Kubera iki icyo nta muntu ujya ukibazaho? Urumva gusa ngo u Rwanda. Ibyo ngibyo rero hanyuma n'abo babivuga bose bagize indirimbo igomba guhitamo buri gihe aho bagiye. Nakubajije ngo M23 niwo mutwe wonyine w'abanyekongo, kuko ubu ngubu barabyemeye ko ari abanyekongo. Niwo mutwe wonyine w'abanyekongo uba muri u Rwanda, muri kiriya gihugu. Kuki indi mitwe bayihishira? Niba koko bashaka gukemura ikibazo badaciye ku ruhande nk'uko byari byatangiye no gushyirwa mu bikorwa, turaza kubigarukaho kuko no muri itangazo nabyo babikomojeho. Kuki ari umutwe nyine bavuga? Iyo bakora andi maraporo ngo hirya muri turi ibikorwa biri kuhakorerwa bishobora kuvamo ibikorwa bijyanye na jenoside. Iyo umutwe wa ADF utega ibisasu muri za kiliziya, warangiza ukabyigamba, ko ntabyo numva twari twumva bavuga. N'indi mitwe ese ubundi n'ibyo bavuga byo gucukura ko igihe babivugiye ko tutari twabona bashyiraho inganda za nyazo, si ibintu artisanale, si ibintu bya gakondo abaturage baza bagacukura bakagenda barundarunda bahereza. Izo nganda ko ntaziba muri Afurika bijya hiye, niyo byaba bica mu bihugu byo muri Afurika. Umurareba mugasanga koko n'ibyo bavuga by'amabuye y'agaciro, uretse ko bavuga ngo basigaye banirahira ngo hagarukira ku mupaka, ngo ntayaba mu Rwanda. Umurareba mugasanga amabuye y'agaciro ava muri Kongo yose uko ingana iruta u Rwanda inshuro 88 cyangwa 90 zirenga, yose aza agaca mu Rwanda gusa nta kindi gihugu ntahandi anyura. Ubwo se mwibwira yuko iyo bivugwa gutyo abandi batazi uko bigenda? Kongo ikikijwe n'ibihugu 9. Uyu munsi ndizatuganira tuganira ku bibera hariya ku butaka bwa Kongo, kubivugwa n'abaturage bahaba, ku uburyo babayemo, ari abari mu ntambara, ari abari mu nkambi, ari abari arayerwa ntambi, ari n'abandi bameze neza. Ni ibyo ngibyo tugomba guheraho mbere yo guhera ku byavuzwe n'abayobozi ba Kongo bari muri birometero 2000 Kinshasa. Bashyizeho uburyo bwo kuvuga kugira ngo bukwirakwizwe ku isi rimwe na rimwe n'ibindi bihugu bikajya muri iyo nzira. Nibyo mvuga nti igihe cyose hazavugwa ibintu bitandukanye n'ibibera n'amakuru nyayo ari ku butaka bwa Kongo hariya, iki kibazo ntabwo kizakemuka. None se ko Kongo ifite amakuru yayo, Amerika ikagira yayo, u Rwanda rukagira uburyo ruyavugamo, amakuru nyayo azaba ayahe? Ni ngombwa ko tugira amakuru nyayo ngo azaba ayahe? Icyo kibazo amakuru nyayo mujye kuyashaka ku butaka bw'aho ibintu bibera, abandi se ko bajyayo. Ntitwabivuze se abaturage tuguha video zo gushyiraho abaturage nejo bavugaga uwabarashe. Umuturage arivugira aravuga ati ngiye imbonye igisasu giturutse aho ngaha, ugaturuka ikantarangiye kuvuga ngo cyaturutse, niba bavuze ngo cyavuye umuso wowe ukaza ukavuga ngo kivuye uburyo utanahari. Ibyo se ni ibiki? Amakuru ubaza ngo nayahe, ngo tuzemera yahe? Tuzemera amakuru abera koko aho ikibazo kiri. Ayo ngayo niyo agomba kwemerwa. Ntabwo uvuga ngo umuntu ari muri birometero 2000 undi ari mu birometero 1015 ngo arabivuze kubera ko ari runaka, kubera ko afite ubushobozi runaka, kubera ko yashyizeho imvugo runaka zigomba kuvugwa. Nibyo nkubwira nongere mbisubiremo. Ibyo nibyo bituma ikibazo kidakemuka, kuko abubwira sinjije, kuko abubwira ntibabuza amakuru, ahubwo banibaza batari ko ibi bintu nibiki. Ubu se twibagiwe yuko nigeze kubikomozaho ibihugu bya hano mu karere byiyemeje gufasha guverinoma ya Kongo gukemura kiriya kibazo binyuze mu nzira y'ibiganiro n'inzira za politike. Twakwibagirwa yuko se twakwirengagiza yuko abo bakuru b'ibihugu bateraniye za Nairobi
bagateranira Rwanda, bagateranira iyo za Bujumbura, guverinoma ya Kongo ikabibangamira kugeza n'igihe ibyirukanye ishaka kujya mu ntambara. Ubu se niba guverinoma ya Kongo yo ishaka kujya mu ntambara yanabigaragaje ikajya no kuzana undi muryango urwana uyu munsi, wowe nka Amerika utangaje biriya si ukuyishyigikira muri izo ntambara? None bwo si ukwivuguruza? Ugarutse inyuma ugasanga ibyo byose tuvuze byo gukemura ikibazo mu nzira y'amahoro, abayobozi ba guverinoma ya Kongo se ntibabisinye, ntibabishyizeho umukono? None tugiye twemera ibihe tureka ibihe, tugiye twemera ibibera wa mungane nk'uko mujya mubivuga kuri tele cyangwa kuri firidi. Ibyo nibyo kire kuvuza ngo amakuru ngo harafunze, ngo nta makuru avayo, ariko kwirengagiza sibyo bituma bihindura ibibera kuri ubwo butaka bwa Kongo. Koko inzira y'ibiganiro s'ubundi igeze ko wa mugano nayo inzira y'ibiganiro, ibu inzira zaba bikiri muri izo garaza. nta igihe cyose hari akanunu k'inzira y'ibiganiro gashoboka igomba kuba. Ari nayo mpamvu ejo bundi umuhuza nyuma y'amatora yahuye na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariyo mpamvu umuhuza yahuye na perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ariyo mpamvu wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga bahuye. Igihe cyose inzira y'ibiganiro igomba kuba ari nabyo, ahubwo n'u Rwanda rwo runasaba cyane cyane ibi bihugu by'ibihangange kutirengagiza ibyemezo cyangwa ibikorwa biba byafatiwe mu karere, ibikorwa bijyana mu nzira y'amahoro kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Abantu barabyirengagiza bagakora nkaho nta n'ikintu cyabaye hano mu karere. None se ninde wakubwiye yuko ushobora kurusha abantu, baba ari injiji, baba ari abaturage, baba ari abajijutse, baba ari abayobozi babo b'ikirenga ku rwego rw'abakuru b'ibihugu? Ninde wakubwiye ko ushobora kubarusha amakuru y'ibibera mu karere kabo ngo nuko uturutse hakurya? Ibyo ntibishoboka. Ntabwo ushobora kubarusha amakuru. Niyo wababangamira bashobora kukwihorera kubera ko ushobora kubabangamira kubera inyungu n'izindi, kubera ingufu barusha, kubera yaba za diplomasi, yaba za gisirikare, za biki, ariko nabo bahibereye nutabashyira mu gisubizo, nutabashyira mu kugerageza gushaka igisubizo cy'ikibazo gihari, iki gisubizo ntikizigera kiboneka kuko nibo ba mbere ba nyir'ubwite. Noneho rero ibigiye gushyirwa mu bikorwa byicwa nare bwa mbere, byicwa na nyir'ubutaka biberawa. Ibibazo biriho byaragaragaye ku mugaragaro, aranabitangaza, tuzajya mu ntambara, tuzarasa mu Rwanda. Ubu ngubu ntaho tugikeneye no kujyanayo intwaro, tuzarasira hano i Goma. Urabyibagiwe se? Nubwo se tubisubiza muri context yabyo cyangwa mu gihe byabereyemo, wibwira yuko kuba twabisubijemo umuntu abifata nk'imikino? Iyo umuntu akubwira ati ngiye naguze intwaro, indege zirari barazikoza, amapesi yarabonetse, drone zaraje, n'ibiki, ubutegetsi tuzabuhirika, ntabwo bifata nk'imikino. Ejo bundi yavuze ariko ko umugambi ugihari. None se nibo ngaho rero ugiye kubonana n'umuhuza, warangiza wagera i Burayi uti umugambi urahari. Nguko rero agenda bivuga rero, abivuze yiyamamaza, abivuze amaze gutorwa, ubifate nkaho ari imikino. Ntabwo ari imikino. Niba ushaka kurwana intambara izaba, niba ushaka ko ikibazo gikemuka mu nzira y'amahoro, kizakemuka mu nzira y'amahoro. Metero Alain Mukurarinda, turi gusoza, hari ikindi wumva twakongeraho? Icyo twakongeraho ni uko ndagaruka ku byo nari mvuze mu kanya. Iki kibazo cyari cyabonewe inzira yo kugikemura binyuze mu biganiro. Iki kibazo cyari cyaganiriweho, gishyirwaho umukono, izo nzira zishyirwaho umukono n'abayobozi ba Kongo. Bageje i Kinshasa bavuye mu mijyi bahuriyemo n'abandi, bahindura imvugo. Barangije bajya gushyiraho uburyo bwo kwamamaza izo mvugo zabo ziganisha ku ntambara. Ziramamazwa isi yose na n'ubu rugeretse, zishyirwa mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo zibangamira bya byemezo byari byatangiye gushyirwa mu bikorwa by'ibiganiro. Hari ingabo zagezeyo zije kubishyira mu bikorwa, ugatangira ugahimba ngo musinya ngo mwavuze ko ziza kurwana nkaho bitanditse. Urazibangamira, uziteza abaturage, bazitera amabuye kugeza igihe uzirukaniye, uzana izize kurwana, nazo ziza kurwana.
ariko kugeza uyu munsi n'ubu ntacyo zirakemura. Ntabwo biriya bibazo bizakemurwa n'intambara. Ubunararibonye turabufite, imyaka ibaye 10-15 izo ntambara zihari rugeretse. Igihe kirageze yuko abantu bicara bagasubiza ubwenge ku gihe, bakaganira ku bibazo bihari. Iyo niyo nzira yonyine ishobora gukemura iki kibazo. Kwibwira yuko wagiye gusura hirya no hino ibihugu by'ibihangange bikavuga nk'uko nawe uvuga, akenshi nabonye biherera mu magambo gusa. Ariko wicaye ukaganira ugashyira mu bikorwa ibyo nawe washyizeho umukono, bishobora kugira icyo bitanga. Reka dusoreze aha niba nta kindi. Murakoze cyane.